Nyuma yo kumva ibi bintu bitanu tugiye kuvuga, uraza kuba wamaze kwisobanukirwa neza. Ibi ni ibintu bitanu biranga umuntu udasanzwe cyangwa se biranga umuntu w'umunyabwenge. Hari umugani bigeze kuvuga cyangwa bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo mwene Samusuri avukana isunzu. Hari abantu usanga bifitemo impano cyangwa se bifitemo ibintu bidasanzwe ariko bakaba batabizi, bakaba batisobanukiwe. Ugasanga hari ibyo bibonaho ariko bakaba batazi ko ari ikintu gikomeye. Ibi bintu bitanu tugiye kuvuga ahangaha nuza gusanga ubyujuje cyangwa se ukaza gusanga ibi bintu bitanu byifitemo, uzamenye neza yuko uri umuntu udasanzwe. Uze gukurikira kuva ku kintu cya mbere kugeza ku kintu cya gatanu hatagize ikintu na kimwe kigucika. Birashoboka ko ikintu cya mbere cyangwa icya gatanu cyangwa icya kabiri cyangwa icya kane cyangwa icya gatatu, kimwe muri ibi ngibi aricyo ushobora kuza kwisangaho. Rero byose uze kubikurikira, hari igihe wasanga kimwe muri byo aricyo wibonaho cyangwa se byose ukaba wabyisangaho. Niyo mpamvu ugomba gukurikira iki kiganiro kuza kugera kigeze ku musozo. Niba uri mushyashya aribwo ugeze ahangaha, tuguhaye ikaze. Niba nawe usanzwe ubana natwe, urisanga mu muryango kandi urisanga muri iri shuri rigari. Reka tuze gutangira, ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Papa Legacy, reka dutangire. Ikintu cya mbere, kumva cyane, kuvuga gake. Kumva cyane, kuvuga gake. Buriya umunyabwenge nutega amatwi cyane kurusha uko avuga byinshi. Hari uburyo abanyarwanda nyanumva bakunda gukoresha ngo Imana burya yatanze amaso abiri kugira ngo tujye tureba cyane. Imana itanga amatwi abiri kugira ngo twumve cyane. Ubundi ngiye ku ruhande rwanjye mbona amatwi yakabaye abanane, kuko ikintu ukeneye muri iyi minsi, muri iyi si, ni ukumva cyane. Imana yatanze amaboko abiri kugira ngo dukore cyane, itanga amaguru abiri kugira ngo tugende cyane. Ariko nujya kureba neza urasanga Imana yaratanze umunwa umwe. Niyo mpamvu umuntu w'umunyabwenge amenya gukoresha umubiri we neza, ukavuga bikeya kuko Imana yatanze umunwa umwe. Ariko ukumva cyane, ukareba cyane, ugakora cyane, ukagenda cyane, ariko ukavuga bikeya. Buriya kumva cyangwa se gutega amatwi ni kimwe mu bintu bikomeye cyangwa se ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ubwenge. Kubera ko umuntu ashobora kuvuga ijambo rimwe, umuntu uzi kumva cyangwa w'umunyabwenge akarisobanuramo ibintu byinshi cyane, ndetse rya jambo rimwe rikaba ryamugira umumaro. Rero niba uzi ko uvuga cyane kuruta uko wumva, rwose ndakubwiza ukuri ko nta kigenda. Ariko niba uzi ko ujya utega amatwi cyane kurusha uko uvuga, ukumva byinshi cyangwa se ukumva cyane ariko ukavuga gahoro, ni ukuri uri umunyabwenge. Ikintu cya kabiri, azi kuvuga oya na yego. Umuntu w'umunyabwenge ni umenya igihe cyo kuvuga yego cyangwa se akamenya igihe cyo kuvuga oya. Abantu benshi, hari abantu usanga babayeho mu buryo abandi bantu babyifuza. Umuntu akavuga ngo ndaza kumubwira yego kugira ngo ataza kubabara, cyangwa se sinamubwira oya, sinamuhakanira. Niba uri umunyabwenge uzatekereze umenye igihe ugomba kuvugira yego, kubera ko hari igihe usanga yego cyangwa se oya ugomba kugereranya agaciro k'igitumye uyivuga. Birashoboka ko uyu munsi ushobora kuvuga yego ugasanga ya yego yangije ubuzima bwawe bwose bw'ahazaza, cyangwa se wavuga oya ugasanga ya oya yangije ubuzima cyangwa se ikemuye ibintu byinshi. Rero umuntu w'umunyabwenge amenya guhakana cyangwa se akamenya igihe cyanya cyo kwemera. Mbere yo kuzavuga yego, uzabanza utekereze ibintu ugiye gukemura cyangwa se ibintu igiye kwangiza, kubera ko uyu munsi ushobora kuvuga yego ikazangiza ubuzima bwawe bwose bw'ahazaza, nyamara oya yari kubikemura. Ntuzigere wemerera ikintu kizangiza ubuzima bwawe ngo kibe yego cyangwa se kibe cyiza mu kanya gatoya ariko kizangize ejo hazaza hawe. Nigeze kumva umuntu avuga ngo ntuzigere ufata amahirwe yawe cyangwa se ntuzigere ufata urwego rwawe cyangwa se ingazi yawe, nkuko mu Kinyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo uyicane mu gihe gitoya ngo nuko imbeho yakwishe. Ufate ya ngazi wari kuzuriraho cyangwa rwa rwego urucane kuko imbeho yabaye nyinshi, utangire urutemagure urucane. Umunyabwenge rero amenya igihe cyo kuvuga yego n'igihe cyo kuvuga oya. Ikintu cya gatatu, ikimubayeho cyose agikuramo amasomo. Bishobora kuba ibintu byiza
bishobora kuba ibintu bibi, ariko bya bintu byose iyo bibaye yiga kubikuramo amasomo, kubera ko iyo ari ibintu bibi birashoboka ko biba bivuyemo isomo ryo gutuma cya kintu kibi kitazongera kumubaho. Kandi buriya amasomo duhura nayo mu buzima niyo atubera inkomezi y'ejo hazaza. Birashoboka ko ikintu uri gucamo uyu munsi bishoboka ko ejo hazaza aricyo kizakorokora. Umunyabwenge rero amenya gukoresha no kugenzura ibimubayeho. Iyo ari ibibi abyigiraho kugira ngo akomeze atere imbere, akomeze akomere, akomeze agire imbaraga, ejo hazaza ntibizongere kumusubiraho. Iyo ari ikibi kibaye bimutera amakenga yo kumenya ngo ese iki kiza ko cyabaye, ese nta kibi gishobora kuba kikihishe inyuma, ese ni iki nakora kugira ngo iki kintu kiza cyabaye kizagumeho. Rero ubwenge bugaragarira uko umuntu yitwara mu bihe bikomeretsa, nibyo bizaranga ubwenge ufite. Rero umuntu w'umunyabwenge nihagira ikintu kikubaho uzakigiraho isomo, ntibizabe byiza ngo birangire gutyo gusa wishimishe birangire, cyangwa se ngo bizabe bibi biguhoze mu marira, cyangwa se biguhoze mu gahinda birangire gutyo gusa. Ikintu cya kane, umunyabwenge amenya kwicisha bugufi. Umunyabwenge amenya kwicisha bugufi. Hari umugani nigeze kumva, nkunda no kuwukoresha cyane, uvuga ngo kwicisha bugufi bikingura imiryango myinshi. Hari ikiganiro twakoze, niba utaracyumvishe uzasubire mu biganiro biri inyuma uzacyumve, kivuga ngo kwicisha bugufi bikingura imiryango myinshi, cyangwa se bikingura inzugi nyinshi kuruta izo kwishyira hejuru byari kuzakingura. Umunyabwenge rero mu guca bugufi kwe ntabwo ajya asuzugura abantu ngo nuko badasobanutse nk'uko ameze. Amenya aho agomba gutinda, amenya aho agomba gufata umwanya, amenya abo agomba kuganira nabo, kubera ko niwireba uko umeze uyu munsi cyangwa n'undi wese uzabona umeze uko ameze uku nguku, ntago ibyo bintu aba yarabivukanye, ahubwo ni ibintu bigenda biza muri process y'urugendo. Uzige guca bugufi, ntekereza ko ubwenge bwinshi uzagenda ugira, cyangwa nk'umunyabwenge ibyo uzagenda wunguka uzagenda ubikura ku bantu. Ikintu gifite agaciro ntago kigenerwa ku muntu ukikubwiye, ahubwo cya kintu cy'ubwacyo nicyo kiba gifite agaciro kurusha umuntu ukikubwiye. Birashoboka ko ushobora kugenda muri quartier runaka wayoba umwana w'imyaka 2 akaba yakuyobora kuko we arahaza. Rero uzige guca bugufi niba uri umunyabwenge, cyangwa se niba uzi ko usanzwe wishyira hejuru, uzamenye ko rwose iki kintu cyagucitse. Ubwenge rero si urugamba rwo kwiyemera, cyangwa se si urugamba rwo kwishyira hejuru, ahubwo ni ubwenge cyangwa se ni ubuhanga bwo guca bugufi, cyangwa se bwo kwitonda. Dukomeza ku kintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma. Ikintu cya gatanu kiravuga ngo ntago aba mu mahitamo y'abandi. Umunyabwenge ntago aba mu mahitamo y'abandi, cyangwa se ibyo abandi bamubwira, cyangwa se ibyo abandi bamutekerezaho. Niba uri umunyabwenge uzige kubaho wenyine mu buryo bwawe bunoze, mu bintu ushaka bikugirira inyungu, bigufite umumaro, bifite ahantu bikwerekeza. Uzagenda n'abantu bashaka kuba nkawe, cyangwa se abantu bafite aho bahuriye n'uwo ushaka kuba we, kubera ko n'ubundi ntabwo uzigera ushimisha abantu, ntabwo uzigera unezeza abantu. Ni byiza ko uharura inzira zawe ugatangira guca mu nzira zawe, kubera ko hari umuhanga nigeze kumva avuga ngo ntabwo agomba gukurikira buri hari inzira, ahubwo agomba kurema inzira nawe akagira ahantu aca mu ntambwe ze, akahasiga inzira kugira ngo n'abandi bazamurebereho. Rero nubaho mu mahitamo y'abandi, cyangwa niba uzi ko ibintu ukora byose ari byo baba bakubwiye, runaka yambwiye ibi ngibi nibyo ngomba gukora, runaka yavuze ibi nibyo ngomba gukora, ntago uri umunyabwenge, kubera ko ibyo uzarema nibyo bizatuma witwa umunyabwenge. Inzira uzaca abandi bazanyuramo nizo zizatuma witwa umunyabwenge, kubera ko ibintu turimo gukoresha uyu munsi, cyangwa se byagiye biduhindura ubuzima. Twagiye tubona hari abantu bagiye babivumbura kuko batarebeye ku byo abandi batekereza, kuko ahubwo bafashe amahitamo yabo cyangwa ibitekerezo byabo bakabidevelopa, bakabishyira hasi. Uyu munsi bikaba byaragiye bitugirira umumaro. Rero mugani wa muhanga, ntuzakurikire ahantu hari buri nzira, ahubwo nawe uzareme izindi nzira zawe, uzaca inzira nziza nzima abantu tuzakureberaho cyangwa tuzagukurikira. Niba iki kintu cya gatanu rero utakibonaho, uratangira kukiremamo, kubera ko ibi bintu twagiye tuvuga ahangaha ntabwo ari ngombwa ngo ubyujuje. Ni ibintu bishobora kwigwa, ni ibintu ushobora kwiga, ni ibintu ushobora kwitoza bikageraho bikaba byazakugirira umumaro. Turaza gusoreza ahangaha rero. Bonus nabaha ikindi kintu
ni gukora subscribe kuri iyi channel, kubera ko ibiganiro bigenda bicanga umunsi ku munsi byaguhindura ubuzima cyangwa se byagira uruhare mu buzima bwawe. Ntabwo ndaza gutinda rero, reka tuze gusoreza ahangaha. Nitwabanye mu iki kiganiro, nitwa Papa Legacy. Reka tuzahure mu kiganiro gitaha kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.